ko nahoraga nibona nk'ikibazo mu bantu. Iteka ryose wumvaga uri ikibazo? Numvaga ndi ikibazo. Kimwe wumvaga ko nta hari umuntu ufitiye imbabazi? Oya nawe numvaga ko ndi ikibazo. Ikiziriko naragicyuye, maze kugicyura umwana wanjye yari uruhinja. Murebye umwana aransekera, kare gatoya, kare gafite nk'amezi 4. Aransekera bimwe by'abana. Asekeye murebye tavuge se jewe bwo nipfa umwana wanjye akabaho nkanjye biragenda biti. Mpita nangira gutekereza ku mwana wanjye uko mbayeho, umubabaro mfite, nangira kubitekereza. Ndavuga se umwana wanjye we aramererwa ate? Kuko nicyo kintu nahise nibaza, umwana wanjye aramererwa ate? Nyine numva sinzi. Bitekereje ibyo byose, ndebye umwana wanjye uko biri kose, naramurebye kuko ndi mu myaka 10 yo kujya kumuta kwa Gaposho bakiri kuhubaka amazu akiri mashya. Mfata umwanzuro wo kujya kumutayo, ndavuga ni wenda umukire namubona amwitwarire. Nitaye mageze umwana mukuramo ndamurambika. Murambitse ndamwitegereza, umwana yajya ndeba agatega amaboko. Umwana yajya ndeba agatega amaboko, ndicara ndarira ko n'imvura yari yaguye, ndamutwikira umutaka neza. Nicara hasi ndarira, ndaboroga mvuza induru, haca umunda. Kaba twicara akambwira ati ahubwo ubundi ujya ureba nise kubera iki? Ngo urebe ubwo bwiso bwawe uko bumeze. Nise wanshatse uyobe ko mfite buno bwiso? Ngo ufite ubwiso ngo buto, ngo bumeze nk'ububiye, ngo wagira ngo ni ubunyenyeri, ngo ubundi ngo burareba ngo aka ni kangahe? Nkamubwira ni 5. Ngo yanga kangaka. Ngo nyine ngo ubwiso bwanjye ntibubona. Imana ngo yewe Imana yaragukoreye ngo nk'abagore b'amaso manini ngo babeza ngapana we bwiso bumeze ngo nk'ubunyenyeri. Ngo Imana ngo yararebye ibona ngo uzabe impumyi ngo utazabona, ngezana urwembe ngirakata ngo kugira ngo ubwiso bwawe ngo butoke bubone. Namwe se kubera iki ukunda kumbwira aya magambo? Yes, reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro, tubifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikirana kandi mudukunda umunsi ku munsi. Twizere ko aho muherereye mwese muri amahoro kandi mushima Imana. Hanyuma nimba utameze neza reka tukubwire ngo humura, mu ijuru hari Imana. Ushobora kuba udukurikirana uri hanze y'u Rwanda, abantu bari muri Amerika, Canada, Bubiligi, Suwede n'ahandi, ndetse na hano muri East Africa n'abadukurikirana bari hano iwacu mu Rwanda. Mwese reka tubabwire ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Hanyuma dushimiye abantu mwese mudukunda, mudahwema kudushyigikira ndetse mugakora subscribe kugira ngo ibyo dukora byose birushaho kubageraho umunsi ku munsi. Hanyuma nge wumva kuri mikoro ni Zakari cyangwa se bicyahe nk'ibisanzwe, ngira ngo turamenyeranye kuri mikoro hano kuri chaîne zacu ku Gaseke TV Rwanda. Hanyuma uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, turi kumwe n'umutumirwa, turi kumwe n'umuhanuzi kazi w'Imana, ngira ngo abenshi buri kumureba kuri kamera. Murabizi ko inshuro nyinshi mu biganiro byacu dukora tuba twibanda cyane kuyoboka Imana, abantu bagiye bafite ubuhamya butandukanye ndetse n'ijambo ry'Imana, cyane cyane nibyo twibandaho. Nubwo muri iyi minsi abantu benshi bari gutakaza icyizere ku bakozi b'Imana, ariko reka tubizeze ko hano twebwe ku Gaseke TV Rwanda tubafitiye ihumure, cyane cyane ku bantu baba baragiye bakomeretswa n'abitwa ko ari abakozi b'Imana cyangwa se ari abantu bahamagawe n'Imana. Hanyuma reka twakire umutumirwa wacu adusuhuze. Uraho neza? Uraho.
Yesu ashimwe. Sinahimbazwe. Ko mbona se utanezerewe umeze neza? Oya meze neza nta kibazo. Hari uburyo ndi kukwitegereza nkabona umeze nk'umuntu udafite morale. Oya. Nta cyayimbuza. Ni amahoro. Ni amahoro. Hanyuma hari umuntu ushobora kuba kubonye ari ubwa mbere kuri shene zacu, akaba arebye isura yawe akabona ari bwo bwa mbere ayibonye, ariko uritonze cyane. Wapi. Ndagira ngo wibwire abakunzi bacu. Nitwira dukunda Diane. Diane umeze neza? Meze neza. Bashima Imana. Ndashima Imana. Diane ni muntu ki, kuko ushaka kwivuga ati nitwira dukunda Diane ariko hakaba hari umuntu ubaza ngo Diane ni muntu ki? Diane ni umugore. Afite umwana. Kuko hari ibintu najya muzaho n'abantu kandi abantu benshi tujya tubipfa. Ugasanga umuntu aravuze ngo ni fiyemeri n'ubyaye 4-5 ngo ni fiyemeri gutese. Uri umugore. Kuko umukobwa yaba umugore ariko umugore ntiyaba umukobwa. Bityo ngo fiyemeri ngo uri umukobwa ukaba n'umugore gute? No uri kinyabibiri tubimenye. Vuga kuri umugore wujuje ibyangombwa wabyaye ubu uri umugore. Nge ndi umugore rero. Ntago ndi fiyemeri nge ndi umugore. Ahubwo ni ikintu kijyanye no kuvuga ngo fiyemeri umuntu ashobora kwibaza se ubundi umukobwa gore ubwo bisobanuye iki? Nyine nibyo nanjye nasobanukirwa. Kuko aka kanyo nkavuze kagusha benshi. Benshi baragwa bakambye se nuko iki ukunda kuducyurira. Ariko ndajya nkubwire wowe ufite noneho abana 4-5 ukita fiyemeri. Noneho urengeje n'ibyangombwa bikenewe. Uri umugore 100%. N'igihugu cyamaze kugusenda uri umugore. Cyamaze guteraho kashe. Urava ko uri fiyemeri ubyaye 4-5 ufite abuzukuru ngo ndi fiyemeri nta mugabo ngira gute? Oya. Uri umugore nge niko mbyumva uri umugore. Yego. Nibyo. No kuvuga ngo wowe uri umugore nubwo udafite umugabo. Nge ndi umugore kandi narabyaye ndi umugore. Nitwa Makanaka ntago nyitwa wa mukobwa. Nitwa Makanaka Mama Prince. Nge ndi umugore. Ntago ndi fiyemeri rero ibyo bya fiyemeri nabona biburi ikizere biburi izina. Nge rero ntago nyiri muri izo nzira. Oya. Hanyuma Diane abantu bashobora kumva ngo uri umugore ariko tukuzi nk'umukozi w'Imana. Nge ntago ndi umukozi w'Imana ahubwo ndi umwana w'Imana. Kubera ko umukozi ntamenya ibyo shebuja. Kandi umwana mu rugo burya byanze bikunze n'amakuru bamumenyeshaho n'abari buze mu rugo baramubwira ati haraza abanabo. Rero ngewe ndi umwana mu rugo kwa data. Yego. Hanyuma Diane mu by'ukuri usengera hehe? Sengera irutonde. Kuri ADEPR irutonde niho nsengera. Sengera kuri ADEPR irutonde. Kuri ADEPR irutonde uri umuvuga butumwa? Oya kubera ko bitewe n'ibyo amatorero amwe namwe agenda adusaba. Ngenda umuvuga butumwa w'umuhamagaro. Jewe ndi umuvuga butumwa ndabwiriza. Nubwo kwitorero bitakunda ko ubu umuvuga butumwa kwitorero. Nyewe aho ngeze bavuga Yesu ndamuvuga. Kereka iyo nsanze mumuvuga nabi. Kuko n'umuririmbyi yaravuze ngo abayivuga nabi bayibeshyera ni mubagira inama baceceke barekeraho. Ngenda umuvuga butumwa w'umuhamagaro sinihamagaye. Kuko twahamagawe turi benshi hatoranywamo bake. Muri abo bake rero nanjye nagira ubuntu mbonekamo. Yego. Kuri ADEPR irutonde ndahazi negeze mpaza begeze bahantumira. Negeze nza kuhavuga ubutumwa mushumba wanyu ntaraba pasiteri. Undi umugore. Hoya. Aba ADEPR ntabwo uzi ko yasengeye abagore. Aha. Haracyari mwarimu. Yewe aracyari mwarimu. Zamusuza mubwira uvuga butumwa yitwa Bicaye Zakariya aragusubiza. Bicaye. Hanyuma reka mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina ubanze usenga Imana. Yego. Mana yera, Imana mutabazi, Imana murengezi, Imana igira neza.
Imana itajya yitiranya amazina, Imana itareba nk'uko abantu bareba, Imana ibambera imbabazi. Mbere na mbere duciye bugufi imbere y'amaso yawe, utweze udutunganye. Dore twararebye turacumura, turagambira turacumura, turatekereza turacumura. Dore nitwabaye imbere y'ubwiza bwawe uko ubishaka, kubera ko turi abantu. Ariko tweze udutunganye Nestara Beautiful. Ndakwinginze ngo wongere utubabarire, kandi wongere utubabarire rata. Reka ubwiza bwawe bwongere buze budusakareho. Ndakwinginze kugira ngo nyagora ku ngoma wongere uturebeshe amaso y'impuhwe n'imbabazi. Witeka nyagora ku ngoma, amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe. Ibyo ngibyo tuzi neza ko bidukiza uburyo bwo mu rubanza rw'ibyaha. Ariko nyagora ku ngoma kugira ngo tube abatunganye, nuko ubanza kudutunganya rata, kandi cyane rwose, kuko twaturanye n'abadakiranuka. Ariko nyagora ku ngoma, turi mu isi ihumanye kandi tugenda mu bihumanye. Birashoboka ko natwe twaba twarahumanye, ariko duhumanure, kuko ushobora byose. Rero nsabiye ubwoko bwawe amahoro mu mitima yabo, mbasabiye imigisha nyagora ku ngoma. Ndakwinginze kandi uduhe kumva no kumvira, kuko byaba bigoye twumvise ntitukumvire. Ariko ndakwinginze kugira ngo ubwiza bwawe bwongere butugaragareho. Reka icyubahiro kibi cyawe, kubera ko ingoma ni iyawe. Warayirwanira urayitsindira rata, nta n'uwamuyisangiye, nta n'uwamuyihanganiye. Ndakwinginze rero kugira ngo umwuka wera azaganze hagati muri twebwe. Urakoze, urakarama icyubahiro n'icyabona n'iteka ryose. Amen. Amen. Diane, ndumva rwose uri mu mavuta, ndumva uhagaze neza mu kirere cy'umwuka. Hagaze neza kabisa mu kirere cy'umwuka. Imana iguha umugisha mwinshi. Amen. Usanzwe usengera abantu? Yego. Ujya usengera abantu cyane cyane kwa kundi abavuga butumwa nyine basabwa serivisi y'amasengesho? Yego. Ndabikora. Abantu rero babonye Diana nk'umunyamavuta batangire baguhamagara ujye ubasengera. Niko kazi kanjye. Niko Imana yaguhamagariye no gusengera abantu. ADPR ntabwo iratangira kubivuga butumwa? Oya, nubwo ntaryo baguha. Burya na Yesu ntago yigeze avuga ubutumwa avuga ngo ndi umudive cyangwa ndi iki. Yavuze ubutumwa kuko ari cyo muri icyo gihe nicyo yarabereyeho kuvuga ubutumwa, kandi yarabuvuze atarebye ku madini, atarebye ku burebure, atarebye ku buranga, ariko arabuvuga. Niyo mpamvu rero naho burya hari abantu bakunda ngo babashyire hejuru, babakuze, kandi Yesu ibyo ntabwo yigize abikunda. Kuko yaravuze ubwe ngo ushaka kuba mukuru nabe muto mu bana, wigire muto ku bato kuri wowe, nibwo uzaba mukuru. Yego. Hanyuma Diane, wenda nituza kubona uburyo uraza wenda kuganiriza abantu ku ijambo ry'Imana, ariko nyirizina nge numva nshaka ko umbwira ku buhamya bwawe, kuko hari uburyo umuntu avugamo ukumva wifuje kumumenya, ukamenya ngo Diane ni muntu ki. Wenda n'abadukurikiranye hari umuntu wese yifuza akavuga utari ko uyu Diane ni muntu ki. Ngewe ku rwanjye ruhande numvishe nifuje kuba namenya ubuhamya bwawe. Ko hari ukuntu wageze uvuga uti ngende ntabwo ndi female ariko ndi umugore. Yego. Byagenze bite? Ndi umukozi w'Imana. Byagenze bite? Nanjye mbe nkaho ndi ngo byakeye mu yihe nzira. Jewe mvuka ku mubyeyi umwe ngo numva ngo ni umushi, undi nkumva ngo ni umunyabutare. Ukuvuga ngo mama wawe ni umunyabutare kazi, hanyuma papa wawe ni umunyacyangugu. Abantu benshi bakunda gukoresha iyo mvugo yo kuvuga ngo abashi, ariko tunabwira abantu ko abantu baturuka icyangugu ntabwo ari abashi. Ubundi abashi ni abantu bo muri Kongo cyangwa se aho bita ku Nkombo, naho bita kwishywa na za Bukavu, abo nibo bita abashi. Nuko wenda abanyacyangugu
baturanye nabo niyo mpamvu babita abashi ariko ntabwo abanyacyangugu ari abashi. Okay. Cyakoze i Kigali ho bakunda kuvuga ngo ni abashi. Ni abashi kuko niho bantu ngo bakunda inyama cyane. Inyama zishira mu mabushera rimwe mwaziguze. Abashi. Nawe. Yese nindakubwiye ko ngenda umushi. Niko mbibona. Diane aratangaje ubwo urandekaraye nta kibazo. Yego. Nitura dukunda Diane. Njyewe mama wanjye sinzi uburyo ahuye na papa kuko ubwo buryo bwo ntabwo nzi mama yaba yakiriho nakamubajije mumaze se byagenze bite kugira ngo bibe byagenda gutya cyangwa se mbe narisanze naravutse ku munyabutarekazi n'umunyarusizi. Jewe navutse nisanga mbana na mama. Wenyine? Mama wanjye kuko yarambyaye yambyaye sinzi wenda ibibazo bagiranye na papa sinzi nicyo byaturutseho wenda hari igihe kijya kigira abantu bagashwana cyangwa se bagatandukana. Nisanga nkurira mu muryango kwa nyogokuru niho nakuriye kubera ko mama yarambyaye amaze kumbyara nyine ajya kuntayo i Butare. Oya ni ahantu narerewe. Ubwo nyogokuru wawe we yabaga hehe? Ahantu narerewe hano Kimicanga epfo ya Kacyiru hamwe bashenye niyo kavukire. Niyo kavukire. Nisanze nanjye nkurira mu buzima ntazi ko nabwinjiyemo kuko numvaga bambwira ngo mama yarambyaye aza kuna ndi umwana. Aza kuhana ndi umwana mfite mu mezi umwaka hagati y'umwaka n'amezi 7 nicyo gihe nari ndimo. Nibwo yaje kuhana ndaharirirwa ndahakurira mu buzima bitoroshye bikomeye. Igihe kiza kugera ko wenda nkura nkaba navuga nkajya kwiga mu gihe nyine nakize ntago nagize ubwo bushobozi cyangwa se ayo mahirwe. Ntago nagize ayo mahirwe kubera ko byari bigoye ntago byari byoroshye kuko hari abantu baba bafite irondamoko muri bo baba bafite kwironda. Ni mw'icyo gihe kuko mu rugo bajyaga bambwira ngo mama wanjye ni umutwa w'umunyabutare ariko nyine njye bikankomeretsa kuko numvaga ko kuba ndi umutwa bitanyoroheye kuko no mu cyo naziraga ko ngo nari nkunzwe cyane nicyo naziraga. Ukunzwe nande? Nari nkunzwe na sogokuru. Sogokuru yarankundaga cyane ugasanga aranabipfa n'umugore n'abana nyogokuru n'abana be bakabipfa. Igihe kiza kugera bakagira umwana w'umusore mbega ni birebire bakagira umwana w'umusore bari babiri. Umwe akajya ashaka kumfata icyo gihe nyine bashaka no kumufungisha. Mama wanjye aza gusaba imbabazi amusabira imbabazi ariko bakagira undi kuko nari mu myaka nk'8 9 gutyo
ari mu myaka 8 9, we ari mu myaka nka 10 n'ingahe, 18 19. Muri iyo myaka uwo muhungu yajyaga agenda, kuko urumva nari umwana ariko nari narasobanukirwa neza, nari naramenya ibinyihishe hanze. Umwana ufite iyo myaka batarasobanukirwa ibimwihishe, biba ngombwa ko nakita ngo ni murumuna wa papa. Zakari ko numva nashaka kubivuga. Oya bivuge. Iso wanyu murumuna wa papa wawe. Yego. Uwo murumuna wa papa. Uwo murumuna wa papa byabaye ngombwa ko ajya mu birori akaza. Kwa ko kera abakongomani iyo bajyaga mu birori bavugaga ngo yagiye mu mambo. Iyo yajyaga mu birori yazanaga amakato, yakazana utuntu twinshi, kuko nari umwana nari narasobanukirwa. Icyo nicyo yanshukishaga, kandi ndabizi nyine nawe aracyariho, arahari, ajya nakumva nawe yarambonye. Biba ngombwa ko mubwirane, ariko ujya wibuka ukuntu wajya gumfata ku ngufu, ibyo urabyibuka. Ambonye arambwira ngo yego, ambonye arambwira ngo ntago nari nzi ko kibyibuka, ngo mbabarira nkusabye imbabazi. Nabiterwaga n'ubusore. Ndamubaza se ko wabikoraga, inyungu wabikuyemo ni iyihe, ese wungutse iki? Ariko nkasanga no kugira ngo ibyo byose bibe, wenda na mama yabigizemo uruhare, kuko ntago numva ukuntu byara umwana ukajya kumuta waramubyaye kandi witwa ko umukunzi ari n'uwawe. Murira muri ubwo buzima, igihe kiragira cyo kujya kwiga, banga kundihira ngo nyine ngo ntago abakongomani ngo bajya babyarana n'abatwa b'Abanyabutare. Biba birebire kugeraho niga ukwezi kumwe, ukundi nkicara, nkongera nkicara, ndinda ngera mu myaka 14 nyiga mu wa mbere. Imyaka 14 wiga mu mwaka wa primaire. Kuko icyo gihe naje kuva Kimihurura njya kwiga Sainte Famille, biranga. Nabwo biranga, ishuri ndivamo kuko nari maze kubona ko ndi kujya ndengerana. Bivamo kuko nabonaga ko nta nyungu. Ndaguma nkuriraho muri uwo muryango, ariko buri wese akajya yivugira ye. Akavuga uti mama banuraguye muri puberi, ngo banuraguye muri puberi ndi umwana, ngo ndi uruhinja kwa nyogokuru, ngo banuraguye muri puberi ndi uruhinja. Ariko nyine ari ibintu bavuga kugira ngo bankomeretse gusa. Kugeza aho hari n'igihe bajyaga barya ndyamye badashaka kungaburira, kugeza aho ari ubwo najyaga mvoma, ariko kazi kanjye nakoze mu gitondo wajya nko koga mu maso bakakubwira ati jya kunyara inkari zawe ari zoga, kandi mu by'ukuri wagize ute, wavomye n'ibyo ushaka ko n'ibyo bashaka gukora wabikoze.
ariko inyuro ntizibure. nkura njyewe ntazi papa kuko papa wanjye namubonyeho nka kabiri namubonyeho nka kabiri namubonyeho mfite nk'imyaka nka 13 ashaka kunjyana ariko ntibyakunda nkurira muri uwo muryango nyura ari za zindi ibikomera ari bya bindi niba babonye hari icyo ukoze kitabashimishije bakakubwira ngo uzajye gufatana na nyoko buraya kandi mu by'ukuri wenda atari nabwo yakoraga ntabwo ari bwo yakoraga ahubwo ni kumwe ushaka nk'ahantu cyangwa se ukarerera ahantu batagukunze ariko bikaba ngombwa ko nyine mu kutagukunda bashaka no kwangiriza ibyawe. Niyo gahunda yari ihari, gahunda ko ari ukunyangiriza ariko biranga bifata ubusa. Ndakura maze gukura nkurira aho ngaho nkuriye aho sogokuru wanjye niwe muntu twayaga nyine twumvikana nkamubwira ibyanjye nkamubwira ko mbabaye cyangwa se nishimye nkamubwira buri kimwe ariko nawe igihe kiza kugera arapfa kuko niwe wasaga nkaho mvuganira kawese uriya mwana kuki mwese nawe umuvuga neza kuki nawe umukunda biterwa n'iki? Bituma nyine nkurana icyo kintu ko nyine nta muntu nkunda nkura numva ko nta muntu nkunda. Hanyuma ngeze muri iyo myaka 15 kuko ndumva nararetse ishuri mfite 14 muri 15 n'itandatu n'irindwi icyo gihe natwariyemo inda. Mbere y'uko ntwara inda nakoze nterura ibyuma numva uko bizagenda kose nta mugabo nzigera nshaka ngo nkubite ko numvaga ko byanze bikunze kunkubita ari ikosa rikomeye uzaba ukoze mu buzima bwawe ubaye uri umugabo wanjye kubera ko wari warababaye cyane. Yego numva ko umugabo uzankubita ko nibyo bintu nakuranye najya mvuga ni njyewe ninshaka umugabo akankubita nzamutwikira muri supanete ariko zo gukora akanyegera kandi ati mwana wanjye iyo myumvire ntago ari sawa ntago ari myiza iyo myumvire gutya na gutya kandi nibyo urababaye ariko ntabwo akagombye kutekereza gutyo. Nuko ngeze muri iyo myaka 14 ndavuga nti rero ubwo kwiga byanze naranasengaga dirigente wa korali y'abana muri Methodiste yari mu Kigarama ndahava kwa ko hari igihe twabaga dufite amasengesho ya korali twajya mu masengesho ya korali ugasanga niba ngiye gusenga bibaye ibibazo mu rugo yagiye mu bagabo byagenze uko ibibazo ndangije mfata umwanzuro ndavuga nti gusenga
uko biri kose ngiye kubireka gusenga mpita mbireka ntangira kujyamo ibiyobyabwenge nkavuga uko biri kose kugira ngo nsinzire cyangwa se mbona amahoro yo mu mutima kuko batangiye kujya bandaza hanze mfite imyaka 7 ubwo natangiye kujya ndara hanze kandi iwacu twifashije ntabwo twari abakene uko biri kose ntabwo nsa n'umwana wo mu bakene yego twari twifashije twari dufite amafaranga tudakennye ntabwo twari hejuru cyane ariko ntabwo twari dukennye twari twifite ku buryo ari kubura kundihira ishuri ariko ndangira kujya ndara hanze nkajya ndara hanze banyirukanye akaba igihe ntashye nko gutya niba turi gukina n'abana ku irembo bagahita bakinga nkarara hanze narara hanze ubwo mpita ntangira gukurana indi myumvire muri njye numva ko naraye mu nzu no hanze naharara kandi bigakunda kugeza aho nagize imyaka 12 nzi kwigurira buri kimwe nigurira iyo myenda nigurira izo nkweto ngurira muri ubwo buzima ndakura mba mukuru ngeze muri iyo myaka nyobora korari waramaze kuva mu rugo oya nari nyiri muri karitsiye kuko kera nari nzi gusekura cyane isombe ngasekurira abaturage ndumva bino byuma byari bitaraza ngasekurira abaturanyi umaye igiceri kandi icyo gihe umupira waguraga senkani umwenda waguraga senkani wagura 200 bakakongeza umwe ku gasoko ka Kimicanga nuko wonse kuri akamijana cyangwa senkani umuriraho biba ngombwa ko tuza kuhimuka tujya mu Kigarama cya Gisozi ndahakurira ndahaba mbana nabo icyo gihe mbere yuko ibintu byose bitangira buri wese akandeba uko ashaka niba ashaka kumvugisha ariko nyine nkabibona ko ntabyo bashaka ntajya kwa mama nawe ubwe kuko hari igihe cyageze mubajije ibibazo byinshi agiye kumbwira arambwira ngo nkwiyame nongere nkwiyame sindi nyoko kuko ibyo namubazaga byasaga nkaho nyine uko biri kose byaramukomerekeje kubera ko namaje se ni gute nagiye muri uriya muryango ese niki cyatumye unjyanayo mbona ko nyine bimukomerekeje bimuviramo kunyiyama aranyiyama amwe ngo nkwiyame nongere nkwiyame nanagukabirize nongere nkwiyame anyama nk'inshuro 6 nkwiyame sindi nyoko nkurana icyo kintu nkurana agahinda ndebye ukuntu ntajya kwa mama ngo mungireyo ndebye ko naho ndi nahari ibindi bita numva ko ngomba kubaho njyenyine ngira ibikomere byinshi cyane kugeza aho narwaraga jewe nkabura n'umuntu wama amazi kandi tubana n'abantu mu nzu niba ndwaye navuga uti mumbabarire mungurire iki hari umusanzu wa nyoko winjira hano bakambwira ko nta musanzu wa mama uhinjira
kugeza aho iyo nifuzaga ikintu najyaga mu baturanyi ku cyakayo, kugeza aho narwaraga bo bagahita bahimba inkuru bakavuga ati burya yaragiye gupfa kumera kuriya kose ninda yakuyemo. Kugeza aho nyogokuru no mu myaka 10 nyogokuru yigize kujya kuzana ubuyobozi aravuga ngo nigize indaya. Baje bandebye abayobozi baravuga ati uyu mwana niwe uvuga ko ari indaya? Ni yego. Bamwe ati ntuzongeye kudukinisha, uyu mwana urabona yaba indaya gute? Nyine abayobozi birabacanga bibayobeye baragenda. Bamaze kugenda iyo myaka nyigezemo najya gusenga bikaba ibibazo, nkagenda nkagaruka biba ngombwa ko umurimo w'uburirimbyi muhagarika. Bize ngo ndawuhagaritse nibwo nasaga nkaho ninjiye mu kibazo nyirizina, kuko numva ko aribwo ngiye kubona amahoro. Nangira kunywa urumogi, nangira kujya ngendana ibyuma, mbundi wundi ndiheba cyane, kugeza aho naje kwiyahura. Ntekereje ibyo byose, nekereje nabonaga ahungiyeho, bonye byanze, natekereza ubuzima nakuriyemo, natekereza na murumuna wa papa ariwe data wacu, ariko hakaba hari n'undi nawe washaka kujya mfata wapfuye. Bari babiri banshakaga, wapfuye. Numva nyine mbuze isi n'ijuru, niko kuyoboka ibiyobyabwenge. Wigeze kwiyahura gute? Wiyahuye mu buhe buryo? Nariyahuye biranga. Wiyahuje iki? Nanyweye, nashatse ibuye ry'iradiyo mvanga na kanta, nshyiramo n'ibinini by'imbeba ngo ndebe ko napfa, ariko biranga. Ntabwo nzi impamvu. Icyo gihe narabinyweye mu gitondo, nabinyweye ari nijoro, numva umubabaro wandenze. Nari maze iminsi ndara hanze, akaba nigendaye muri dushe, akaba n'igihe uje ukansanga muri tuwarete z'abaturage. Ndebye nsanga kwirirwa ndara mu madushe y'abaturage n'amatuwarete, nsanga ntabwo ari ibintu byoroshye. Mpita mbona ko isi yose indangiriyeho, mpita mfata umwanzuro wo kwiyahura. Ndiyahura, ibyo ndabinywa, ariko gupfa biranga. Byanze, nibwo nabyutse numva narembye meze nabi, ariko nyine umuntu uri mu mugambi w'Imana, umunyamasezerano ashobora gupfa, ariko umuntu uri mu mugambi w'Imana ntashobora gupfa uko byagenda kose. Ntabwo nigeze mpfa, kuko nabyutse narembye. Hari ahantu nararaga, hano hari ikizu gishaje ukuntu, niho nararaga. Icyo gihe ndaremba, abakobwa b'inshuti zanjye baje kundeba bansangamo, bambaza se wabitewe n'iki? Numvaga kubaho nakibikunze bindambiye, numva nyine birandenze, numva byarenze ubwenge bwanjye. Baragenda bashaka amata, sinigeze njya no kwa muganga, baraza baranzanira ndanywa. Naciyeho nk'iminsi nk'ibiri ndazanzamuka mera nk'ukize. Mu rugo ndongera nsubirayo,
nsubiyeyo nabwo ndahaba ku nyuro, ku magambo mabi, uri umutwa, dore uko kireshya, dore uko mbega ko mbona uri muremure se ubundi bakwitaga umutwa kubera iki? ntago mbizi. Kandi na mama ntago yari mugufi, ntago yari mugufi, ariko ntago nzi icyo babikuragaho, ntago mbizi. Menya ari inyuro nyine z'imiryango, iyo imiryango yakwanze ntago wabura icyo bagusebya, imiryango yakwanze. Yego. Ubwo ndavuga ni ubwo buzima bwanze, nkaba mbona byanze, ngomba kwifatira uwanjye mwanzuro nkashaka, kuko natekereje gushaka mfite imyaka 13 nibwo natangiye kubitekereza, numva ko ari bwo nyine ngize amahoro, numva ko ari bwo ngize amahoro, ari bwo ngiye kubaho neza, numvaga ari bwo nzabona ibyishimo. Nkuriraho nyoboka inzira z'ibiyobyabwenge, ndavuga uko biri kose ngomba kubaho nyine nk'umuntu uzapfa ejo, kugeza aho twayaga tunatega abantu ari nijoro n'abandi bana turi benshi, turi igikundi, n'abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo, base na banyina batandukanye, nyine tukajya dutega abantu basinze, tukabambura amafaranga, twarangiza twigendera. Ariko igihe kiragera nza kujya guterura. Guterura iki? Ibyuma. Wari wageze no kubivugaho? Njya guterura ibyuma, ndavuga uko biri kose kugira mbe muri iyi si, nuko mbi igiharamagara, kuko iyi si igomba kubaho abantu bafite umutima ukomeye. Nyine ndabikurana, ndaterura, kugeza abantu bavugaga ngo ni umukobwa, ni umuhungu, abandi ati hoya ni umukobwa, abandi ati ni umuhungu, mbega abantu bamburira izina kubera nyine ukuntu nari imeze, bamburira izina, bamburiye izina. Jyewe ubwanjye akaba ari abo mbwiye ko ndi umukobwa ntibabyemere. Nyuma nibwo naje guhura n'umuntu yasaga nk'ambeshya, kuko niyarankunze we yarambeshyaga, niko mbyiyumva muri njye. Nyuma y'ubwo buzima bumeze gutyo busharira, uterura ibyuma, urara hanze, waje guhura n'umuntu? Naje guhura n'umuntu, yego, ambwira ko twabana, arambwira ati iyo nkurebye urambabaza, nyine kuko nibwo nari mbonye umuntu ngirira impuhwe, kuko narebye muwangire ndavuga ni uzinjira wundi ni sogokuru kandi ntiyanshaka, uyu muntu niwe wongeye kungirira impuhwe, reka mbane nawe. Aza kuntera inda, aneye inda mu rugo, bashaka kumufungisha, ariko ndababwira nti ntawe nzi, kuko navuga se n'undi abantu batandeze ni gute babonye ko ari bwo bagomba kwiruka ku byanjye, ntabwo nabyumvaga. Ndababwira ntawe nzi, nabwo njya kuba mu rugo n'inda ariko batabizi, aho babiboneye umva muri ruraka, ubwo urabwegetse usigaje kubwagura, icyo kinyendaro, amagambo menshi, ibintu byinshi, kugeza aho najyaga no gukora ku gikombe, ati ntugikoreho urabwegetse. Igihe kimwe nyogokuru mwite, umuntu aramubaza, ariko umukecuru wa mukobwa we ntarabyara?
nese uwuhe kuko ndumva nanatwite nabwo barigeze kunyirukana n'igihe banyumvaga ninjiye mu nzu nasohoka ngiye nko kuri toilette bagahita bagakinga nkarara hanze kugeza aho n'umujura waje amagaze hejuru yamye hasi n'inda ambonye nabwo buramwica umwezi namwica aranje arawuhisha arabanza arankangura ariko muri nge nahise numva ko hari ikintu gihindutse narambwira kuraye hanze bite bigenze bite rero kurara hanze nta kindi mu rugo banyirukanye nihangane nakundi kugeza aho ntago naryaga mu rugo nari mbayeho ngenda nyine njya mu baturanyi ngashaka aho mfurira ubundi nkataha nenda kubyara umuntu ahura n'uwo mukecuru amaze se sindabyara aravuga ngo hoya ngo uwuhise ngo ntawe nzi ni wa mukobwa wawe ni uwuhe ni umwe muremure ni nawe nzi nta mukobwa muremure ufite utwite ngo ngese ngo ni kiriya ngo ahubwo se burakiza apfa kinabyaye ariko se ntibazagisatura abamama barumirwa baravuga se umuntu ufite imbyaro zingana kuriya w'umubyeyi yakagombye kuvuga ngo umwuzukuru we ngo bazagisatura ubwo biba ibibazo ndakomeza ndahaba uje wese urabwegetse naryama abakobwa be barabanywara umujyi kugeza aho umwe yaje mbura icyumweru n'iminsi ngo mbyare ashaka kunkubita rakerete yo kunda ndahindukira nanjye imbaraga sinzi aho nazikuye ndahindukira ikubita ku gitanda iravunika ivunitse imaze kuvunika iyo rakerete sokuru niwe wasabye ukaraza yirukanka ati ubwo numwishe ibintu byinshi nyine sokuru araza asanga ndi muzima ndabyara twari dufite umukecuru w'ikiragi niwe wagendaga ansabira imyenda y'umwana kuko urumva imyaka nari mfite n'akazi ntabwo byari byoroshye ndabyara maze kubyara mu rugo nyine umwana yarira ati zibisha urwo ruzingo rwawe twiryamire ibyo nkabyumva nkarekera ati zibisha urwo ruzingo turyame nyine nanjye numva birandenze kugeza aho natashye ariko nabyare ku cyumweru naha ku wa kabiri ku wa gatatu mbyuka n'ubundi nikorera buri kimwe cyose kaba n'igihe bigendeye buri wese akagenda nkasigara na muzehe mu rugo inzara ikatwica tukabura aho dukwirwa igihe kiza kugera nabwo nongera gupanga kwiyahura ndavuga se ubuzima ko bwanze wakiyahura ubundi bwo ndarwana n'iki ndagenda njya gushaka n'umuhene bashyira mu ihene ndagenda nkuramo ihene ikiziriko ndagicyura numvaga ubuzima bwarangiye numva nanze isi numva ubuzima buranze nekereje ukuntu mama bamubwiye ko mwite nenda kubyara ababwira ngo nimukireke gipfa urwo gipfuye ndibaze se mama niwe wambyaye yakagombye kuvuga gutya nyine numva byamaze kundenga mbona ko ndi nk'ikibazo byageze aho na mama ndamubaza sema kuba warambyaye nshobora kuba ndi ikibazo kuri wowe nshobora kuba ndi ikibazo
kuko nahoraga nibona nk'ikibazo mu bantu. iteka ryose wumvaga uri ikibazo, Numvaga ndi ikibazo. kimwe wumvaga ko nta hari umuntu ugufitiye imbabazi. Oya nawe numvaga ko ndi ikibazo. Cyanze bikunze. Waragicyuye se warya? Ikiziriko naragicyuye, maze kugicyura umwana wanjye yari uruhinja. Murebye umwana aransekera, kari gatoya, kari gafite nk'amezi nk'ane. Aransekera bimwe by'abana. Ansekeye murebye ndavuga se jewe bwo nipfa umwana wanjye akabaho nkanjye biragenda biti. Mpita nangira gutekereza ku mwana wanjye uko mbayeho, umubabaro mfite, nangira kubitekereza ndavuga se umwana wanjye we aramererwa ate, kuko nicyo kintu nahise nibaza. Umwana wanjye aramererwa ate, nyine numva sinzi. Bitekereje ibyo byose, ndebye umwana wanjye uko biri kose naramurebye, kuko ndi mu myaka 13 naravuze ni Imana iyabaga byari binakunze mu rugo nanjye nkabyara nkagira uwanjye muryango, kuko umuryango utigeze unkunda, nanjye nkafonda uwanjye muryango, nkagira abana banjye, nkagira uwanjye muryango, nkagira umugabo wanjye, tukajya twicara n'abana banjye nkabareba, wenda byazanezeza. Mbikorana gutyo, ariko ndebye umwana wanjye ndavuga se ko nahoze mbwira Imana ngo izama abana nanjye ngira uwanjye muryango, ese ndiyahura wenda iri ryari ryo tangiro ry'umunezero wanjye. Ndebye uburyo umwana wanjye ari kundeba agaseka, kwiyahura nyine ndabyibagirwa, n'ikiziriko ndagenda ngitaha ndiyahine yari iri, ndataha. Muri iyo minsi nibwo nahise ndwara indwara y'umugongo, kuko narwaye indwara y'umugongo, nta muntu wigize umfasha mbyara, byose narabyikoreraga. Hakaba ari igihe bagiye kurya, umwana amaze kumenya gukambakamba, sogokuru yari akiriho habura nk'igihe gito ngo apfe. Umwana agakambakamba, umwana yajya muri saro nyogokuru akamuterura, kariya kana ke gararito, nyogokuru akamuterura akajya amusimbiza, akamubwira ngo zingori, ngo wabuze impamvu ngo uri uruzingo, ngo nuko ngo uri ikinyendaro. Ndaho numva ndongera numva ko kwiyahura ni ngombwa. Umwana bakarya bareba, umwana yarira buri wese ati zibisha urwo ruzingo, buri wese ati zibisha icyo cyana twiryamire, nyine bakanyanga. Sinzi icyabibateraga, nanjye nicyo nazi, nicyo naranamenya kugeza nababajije se mumora iki, ese nuko koko ndi umutwe w'umunyabutare, mama ni umutwe, kugeza na mama namubaje se iwanyu ni abatwa. Mama arambaza ngo ibyo yabikuye, ndavuga njyewe nuko bambwira ko bahora banyurira ngo uri umutwa, nanjye bakambwira ko ndi umwana w'umutwa. Bituruka kuki, biterwa n'iki? Mama arambwira ati njye nzakwereka amafoto ya papa wanjye, ati iyo ndeshyo ikura kuri papa wanjye. Ndabaza se papa we basi mama we yari umutwa cyangwa papa we? Ati na mama wanjye iyo ndeshyo niyo yari afite, ati kandi uzarebe na musaza wanjye nanjye ndebe ninde ureshya nk'uwo mutwa urimo uvuga. Ndabikurana
kugeza aho umwana ajyaga mbona ndira kakiri gato ari nk'umwana w'amezi 8 kugeza aho nafashe umwanzuro wo kujya kumuta kwa Gaposho bakiri kuhubaka amazu akiri mashya. Mfata umwanzuro wo kujya kumutayo ndavuga ni wenda umukire namubona amwitwarire. Nitaye bageze umwana mukuramo ndamurambika. Murambitse ndamwitegereza umwana yajya ndeba agatega amaboko. Umwana yajya ndeba agatega amaboko ndicara ndarira ko n'imvura yari yaguye ndamutwikira umutaka neza. Nicara hasi ndarira ndaboroga mvuza induru. Haca umuntu arambaza ati ubaye iki? Ndamubwira nuko numva bindenze uyu mwana ndashaka kumuta. Kuko uyu mwana kugomba kumubabarana muraza hanze angana gutya niba nta ubuzima nakuriyemo ariko umwana wanjye agiye gukuriramo arara hanze ntabwo byoroshye. Uwo muntu arambwira ati rero iyo wabyaye uba wemeye ibintu byose uba wakuze, fata umwana wawe utahe. Fata umwana icyo gihe uwo muntu mu 2,000 arambwira ati bino 2,000 genda bari byo ukoresha ucyura umwana wawe. Mbega ndagenda ngira inkono yanjye mu rugo naba ntabonye ibyo nteka umwana niba mugaburire. Umwana akajya muri salo batetse ari akana kari mu gihe cyo kurya batetse kumwe umwana bakambakamba bakahita bakinga kuri korodoro ngatinjira muri salo. Umwana yajya mu ntebe ati yazanduje ati iki kinyendaro cyawe ururwana rwawe tireba ukuntu barwagize intebe ibintu byinshi amagambo menshi. Ndatuza maze gutuza kugeza aho bajyaga kurya umwana yagenda atemba basanga barangiza nibamugaburire bakarya ibiryo byabo nyine umwana areba bakamwima ati ibiryo birimo urusenda ibintu byinshi kandi wenda nta n'urwo batetse. Ndiyakira igihe kiza kugera nayo nguko ntabwo byoroshye mwana nyagasani ntabwo byoroshye kumva ko ari ubuzima bubabaje bugoye burihije umutima mu by'ukuri. Diane urabona ko wabayeho ubuzima bugoye cyane nk'uko nguko wabonaga umwana ukabona ntawe umwitayeho nawe ubwawe ntawe ukwitayeho nta nshuti nta muryango nta n'umuntu wo muri famiye basi ugucira akaruru utega ngo avuga uti uyu mwana w'umukobwa turamurenganya. Ese nta n'abaturanyi basi babonaga kurengana? Abaturanyi barabibonaga ariko nyine nka kiragiye ntabwo ubuyobozi bwari bwagafashe izindi ngamba zikomeye nk'iziriho ubu ngubu. N'undi wasangaga n'abana b'imyaka ingahe bakoreshwa akazi ko mu rugo ariko kuri ubu bamugusanganye ni ikibazo. Hari ukundi perezida yongeye kubitekerezaho ukundi kuntu bakaza ingamba. Nyine urumva nakomeje kubaho ngaho mu rugo n'uyu mwana wanjye turahaba. Sokuru aza kurwara arwaye sokuru njya kumureba mu cyumba twarabanaga njya kumureba mu cyumba arambwira ati mwana wanjye
ndasa nkaho muri iyi minsi ndi umugenzi ugenda, ariko ntagenda niba ndi bugende simbizi, niba ndi bunasigare simbizi, ariko iyi si iragoye. Niyo nanjye uzitwararike wige kubana n'abantu bose amahoro. Ndamubaza se sogokuru kubera icyo mbajije gutya, kuko yarankundaga cyane, hamwe bangaga no kungaburira, wakarya arangiza akavanga arahaza akabibika, mu gitondo akambwira ngende ninjire mu cyumba mbiriremo, nkagenda nkabirya nkongera nkasohoka, akanyingirana nko mu cyumba nkarya, narangiza nkasohoka, kugeza aho nyogokuru na tante umukobwa we mukuru wubatse bigize kunkubita nziza ibiryo sogokuru yamaye, barankubita. Sogokuru ibyo byose akabibona, banshiraho imyenda ndanasohoka, abantu baravuga ati niki gituma hari abakwanga. Ndavuga ni impamvu nuko banuraguye muri puberi ndi umwana, kuko ariyo nyito bari bafite kandi naryo jambo bari bafite, numva ko nanjye banuraguye. Hanyuma sogokuru arapfa, amaze gupfa, ariko atarapfa nyogokuru akajya avuga ngo dore ngo muzehe ngo agiye gupfa, ngo niwe watumaga ngo tuba ngo muri iyi nzu, ngo ariko ngo bamwe ngo mwabaye abagore, ngo abandi ngo mwabaye abagabo, ngo none ngo muzehe namara gupfa ngo buri wese ngo agomba guca ukwe, ariko nta wundi babwiraga n'injye, kuko n'ababyara banjye bari bahari, ariko ntabwo aribo babwiraga, n'injye babwiraga. Icyo gihe sogokuru yapfuye umwana afite umwaka n'amezi, ndagenda, maze kugenda naragiye. Muri iyo minsi banyirukana, hari abakobwa b'abashuti banjye bari batuye mu Kiyovu cya Kagugu, bambwiye ati narababaje se, hari umukobwa nyine wari warabyariye iwabo nawe baramwirukana n'umwana, bamwirukanye nyuma aramubwira ati duha umwana wacu ugende. Umwana aramubaha, kari gatoya kuko yari ari mu kigero cy'uwanjye, bamwaka umwana bamwirukana wenyine. Umukobwa aragenda, amaze kugenda noneho nanjye ndamubwira se wambabariye, kuko nyogokuru muri iyo minsi yamaye ikanzu, umukobwa we washakiye Uganda yaramuhaye ngo anzanire, anje aranyurira ngo ngacira nk'ibyo nyoko ataguhaye. Avuze gutyo mbona ibintu birebire, mbona ni ibintu asanzwe. Nza no kubaza wa mukobwa we mukuru bigize kunkubitana, wari ushatse afite abana, namwe ati yashaka kukubwira ko nyoko ntacyo yaguhaye, nyine icyo ataguhaye ari twe tukiguhaye. Ibaze se ikanzu imwe niyo itumye anyurira. Icyo gihe abo bakobwa ndababwira ni rero n'ubundi mu rugo baranyirukanye mu ncumbikire. Umwana ndagenda musize ahantu, ndagenda njya kubana n'abo bakobwa. Mbanye n'abo bakobwa naragiye bambwira ko bacuruza, bazunguza agataro, ariko ntibanyerurira. Bambwiye ko bazunguza agataro, ndavuga ningize amahirwe nanjye ngiye kubaho nta kibazo. Ngiye nsanga baba mu gashamburete, twari bane, twebwe babiri njye n'uwo mukobwa nitwe twari twarabyaye, abandi bari abakobwa babiri. Noneho ubwo mbanye nabo, abakobwa ntabwo nari nzi ko ari indaya,
bakambeshya ngo bagiye mu kazi nkaga se mwanjyanye ati n'ubikenera uzadukurikira. Nyuma nza kubimenya, mbimenye icyo genda nicuza ndavuga nti ndajya hehe biragenda bite, kuko urumva mu rugo banyirukanye ndi umuririmbyi, mpita mva muri korari ndagenda n'umwana nshaka wo mucumbikisha, maze gushaka wo mucumbikisha umwana hahana hageze bamaze iminsi batambona bagira ngo namubajugunyiye, bahita bamusubiza iwacu. Bamusubije iwacu nekereje ukuntu bamufataga nabi mpari, ndavuga ni sibyo batamuhaye mpari bazabimuha nahari, numva ni ikibazo. Ndangije ndagenda umwana ndamwiba mu rugo ndamuzana, ariko kubera kubana n'abakobwa n'inzara bajya gukorera amafaranga yabo ntibangaburire, mbibonye binyobeye ndagenda ndavuga ni nanjye nzabakurikira. Ndabyibuka bwa mbere mbaherekeza, icyo gihe naje kumenya ko batega nyuma, ndavuga ariko ubundi ni ubugore, twari tumaranye nk'ukwezi, ndavuga ni reka njye ngenda nanjye mbakurikire, ubundi bwo ndatinya iki, kuko naravuga se nk'umuntu wambona nari umurokore nari umuririmbyi, ibaze nkubitanye n'umuntu waje gusenga, wenda ahunze akabari akabona ninjye uri mu kabari byagenda biti. Ndagenda ariko nyine korana bwa buzima nakuriyemo mpita numva nihaye imbaraga zo gutinyuka. Ndaho ubundi mbere bwo ko nararaga hanze sinatinyukaga kandi nkahararera igacya. Ndabakurikira, maze kubakurikira icyo gihe nambara ijipo ndende baraseka nyine bavuga ati noneho wowe ninde uri bukugure wambaye ibi bintu, ndavuga ariko nakundi ndapfa kubyambara. Ndabakurikira turagenda, tugeze iyo tujya tugeze ari mu Kiyovu cya Kagugu niho twagiye. Oya Kagugu twarahavuye turazamuka tujya Fawe, hano ku cya Mitsingi tujya Fawe. Umugabo araza aranyitegereza, arambwira se ninde wagushutse kuza hano, ndabibona uri umurokore uri umuririmbyi, ndavuga ni ndabasinzi barerekwa, wambaye nk'umukozi w'Imana cyangwa se nk'umurokore. Narasokoje nshinze kuzana terere yanjye bisanzwe, nambara ijipo ndende ikiraho agashati ndabakurikira. Umugabo mbonye aratangara, noneho bigira ngo ndanababaza se nangahe, ati wowe uvuga igihumbi. Wa mugabo nyine aje arambaza ati nangahe se, ntese iki, ni none ibikuzanye ntabyo uzi, ndavuga ni igihumbi. Umugabo arangije aravuga ati ni igihumbi, tuvuze ko bagushutse n'ibyo uje mutabizi. Arambwira ati icyo gihumbi ngiye kukiguha utahe. Ntiyego, ama igihumbi nyine ndataha. Maze gutaha icyo gihe ndataha nyine tubana neza n'abo bakobwa, tubana amahoro. Noneho wa mugabo nyuma cya gihumbi nyuma twaje guhura arambwira ngo ubwo waragarutse, ndamubwira ni hoya ntago nagarutse. Ni sawa. Icyo gihe ndataha, naratashye. Maze gutaha ndebye ubuzima turimo n'abo bakobwa nsanga ntago byoroshye, mbona ntago ari ibintu byo kubebekera, mbona ntago ari ibintu byo kuvuga ngo uratuza ngo uzane ikirokore. Nese mbona amazi atari yayandi. Ikirokore wavuga uti kanyiture hasi, ndavuga ni icy'uburokore n'ubundi gihe nahereye nsenga ko nakuze ndushye kandi narasenze, ko nakuze nabi kandi narasenze, banyirukanaga ntasenga.
numva nyine ntakaje ibyiringiro. Ndangije nibwo nahise nyoboka inzira y'umuhanda ndavuga uko biri kose ngiye kureka ubugoryi, nkajya mbakurikira tukajyana gutega nkagenda. Ariko se umwana nyuma arambwira ati ndashaka ko tubana, bimazemo nk'amezi nk'abiri kuko naragiye nk'abiri atatu, kuko naragendaga tukajya kwa bonke bare tukaza niba mfite bitanu byanjye nkaryama. wagezeho urerura none uravuga uti ndavuga nti n'ubundi ni hahandi abana sida, urupfu byanze bikunze urupfu ruza wariye. ndavuga ni n'indya nkapfa ntacyo bitwaye. icyo gihe ndagenda njya kuzana umwana wanjye, maze kumuzana turaza turabana isati tubane. b'abakobwa ndabareka, ariko nawe tubanye aba ikindi gihanda, aba ikindi gihanda kandi gikomeye. ubwo se ntabwo yari gucyurira ibya bindi wanyuzemo? kubinyurira bwo yagombaga kubinyurira, ariko n'ubundi kubinyurira naramubwiye ko nyine yarabinyuriraga, ko nyine tubana hasi hejuru. icyo gihe nkajya njya no gusenga, ndamubwira nti sinzongera no kunywa inzoga, ndongeye ndakijijwe kuko najyaga ariko ntekereza ko nasenze nabi. najyaga mbona ndaye hanze nkavuga ni Mana nungirira ubuntu ukama umugabo, nanjye nkajya mbona njya saa sita nijoro nakirara hanze. oya mbere yaho mfite umwana sindare hanze, nzagushima. nashaka azaba inzoga anywa inzoga, nashaka azaba ari umusinzi, nashaka azaba anywa itabi, nta kibazo nzabyihanganira. urumva nasenze nabi, nsaba nabi, bibaho nyine ko nza kwihangana kwa ko ninjye wasenze nabi kubera ibibazo byari binyishe. noneho umugabo nyine turabana, najya gusenga nkatanga kubitwa, mbega bindi kako ninjye wabyiyaturiyeho, sinanamurenganya, ninjye wabyiyaturiyeho. nyuma turatandukana, turongera turasubirana. mama yari atarapfa, mama agahindukira akamunteranyaho ntabizi, biranyobera. n'ubundi twatandukana ngasubira muri bwa buzima. nabwo mwaratandukana ugasubira muri bwa bundi nahozemo. ubwo binshanze ndavuga nti dutandukanye, nyuma ndavuga nti ntabwo nzongera gusubirana n'abari abakobwa, sinzongere kubana nabo, ngiye kwibana. ndangije maze kumubwira gutya arambwira ngo ntabwo bishoboka ko wabikora. birashoboka kuko burasi bwo buzima bwanjye. mbwira umugabo wanjye ntabwo buri ari bwo buzima nabugiyemo kwa ko nari mbuze uko ngira, niko si bwo buzima nakuriyemo cyangwa si bwo nifuzaga. arangije umugabo arambwira ati nta kibazo. icyo gihe turatandukana, ndongera njya gusenga, ndamureka, nyuma turasubirana nabwo biranga, ko yari umuntu udashobotse cyane, yari umuntu wigira mwiza mu bantu kandi mu by'ukuri atari uko ari mwiza. umugabo nyuma yaho finali njya kuvuga ni ndamuretse, mama yari atarapfa, bakajya bahamagarana na mama bakamvuga njye ntabizi. umugabo noneho kugira nkubite, niba ari mama abaga bimutumye simbizi, kugira nkubite akambwira ngo ariko ngo mapure, arambwira ngo ariko mapure ngo nta burere ugira, nese gute, ngo ariko ngo ndakurenganya, ngo nyoko yaba nta burere agira wowe ukabugira, nese kubera iki? ndarakara. nyoko buka akaba ari nyoko, ngo tuvuga ko nyoko buko nta burere agira, wowe ugira ubuhe? none ko nta bwenge agira, niba nta bwenge agira nawe ntabwo ugira, kuko uvuze nyoko.
nagiye kurangiza kubivuga nakubiswe kabaye icyo gihe akaza akambwira ati shawe nshyize ku cyangwa ati abagore bambonye bahita bacira inkonda kaba twicaye akambwira ati ariko ubundi ujya ureba nise kubera iki ngo urebe ubwo bwiso bwawe uko bumeze nise wanshatse uyobe ko mfite buno bwiso ngo ufite ubwiso ngo buto ngo bumeze nk'ububiye ngo wagira ngo ni ubunyenyeri ngo ubundi ngo burareba ngo aka ni kangahe nkamubwira ni 5 ngo yanga kangaka ngo nyine ngo ubwiso bwanjye ntibubona ngo yewe Imana yaragukoreye ngo nk'abagore b'amaso manini ngo wabeza ngo apana ubwiso bumeze ngo nk'ubunyenyeri ngo Imana ngo yararebye ibona ngo uzabe impumyi ngo utazabona ngizana urwembe ngirakata ngo kugira ngo ubwiso bwawe ngo butoke bubone namwe se kubera iki ukunda kumbwira aya magambo ngo nyine ngo ngiye ngo niko mbibona ndagana nta kibazo niba ari kubibona umugabo nyine ndamureka icyo gihe ndumva narapfushije mama ndumva napfushije mama ari mu kwa 10 ari mu kwa 10 dutandukana mu kwa 11 watandukanye n'umugabo mu kwa 11 kuko yankubise maze cyumwe n'iminsi 5 mpfushije mama noneho abantu barambwira se burwana n'iki kugeza aho banamufunze nkajya kumusabira imbabazi kuri RIB barambwira uti ubundi urarwana n'iki wamuretse ndavuga ni huriya mumureke mwimufunga ahubwo ntandukane nawe nuko muri iyo minsi bwambwiye ko mama ngo nta burera agira kandi yarapfuye ndamuze se wowe uvuga n'uwapfuye umuzima we wamuvuga ngana iki naranje arambwira atumva ati ndakwiyamye ati ntuzongeye kunsakuzaho ndebye ukuntu yankubise nabyimbye ahantu hose ndavuga ni n'ubundi kujya nzapfe kuko hari n'igihe yigize kumfatiraho umuhoro ndapfa nza kugaruka nyuma maze umwanya ndavuga n'ubundi kujya nzapfe reka mureke ntabyo ndwana nabyo haciyemo nk'ukwezi numva ngo yarashatse cyakora nyuma aza kumpamagara arambwira ati mbabare nkusabye imbabazi ninapfa nzabona ijuru nanjye nta kibazo mufiteho Imana nibona ko ukwiye kubona ijuru uzaribone njye nashatse mvuga nti ngiye kubona umunezero ngiye kubona ibyishimo wenda ngiye kubona amahoro numva ko umugabo nzashaka ari uzaba papa akaba mama kugeza aho najyaga nanibagirwa nkamamagara ngo papa agaseka agatembagara aho nareba uburyo nsetse ibikomere bikarushaho kuba byinshi kandi na aruko nibagiwe nanjye nkabimamagara nibagiwe wagiraga ngo ubone uruhukiraho basi uvute nanjye niyakira mu bantu yego nkabyibagirwa najya kumamagara ati papa Prince nkahita mumamagara nti papa Prince sindishyireho agaseka nyine nuko ndavuga ni rero nakundi ubundi nariyakiriye ubuzima ndabumenyereye kankomeza ubuzima mbane n'umwana wanjye mureke kugeza aho yanambonye arambwira ati adutunge turi abagore babiri ndamubwira ni Imana nsenga nkorera ntabwo ishobora kumpemba kubana n'umugabo ufite undi mugore nyuma yaho se mumaze gutandukana ntabwo wongeye gusubira muri bwa buzima oya kujya gushaka abagabo kuko twaratandukanye iyi ni inshuro ya 9 dutanu nahukanye ni inshuro ya 9 wahukanye ya 9 ngenda ngaruka ariko abantu bakambwira ati n'undi uriya mugabo ntuzamushobora nkagenda nkagaruka nuko nko ku nshuro ya 5 ya 6 ya 5 nibwo namubwiye nti sinzongera ngiye gusubira mu buriya buzima niba kubana nawe byanze turekane birangire ndongera ndiyakira nkajya nisengera
nuko ntabwo nongeye kubisubiramo kuko narebye nsanga n'ubundi nta nyungu. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo akabaye icwende ntikoga, ngo bariya abantu ngo baba baraciye mwa buriya buzima bwo gutega cyangwa se kujya ubuzima bw'uburaya, ubuzima bw'uburaya ntabwo bajye babuvamo ngo burundu, inshuro nyinshi ngo barongera bagasubirayo. Wowe niki cyatumye ubireka ukumva ko oya barabeshya barabeshya ni bya bindi bajya bavuga ngo umwana uri bupfe naho wamuha kigozi arapfa. Kandi umunyarwanda we yabivuze neza, aravuga ngo ubuze imfura ati biheko. Buriya umwana nyogokuru yajyaga akunda gukoresha ijambo akavuga ngo utarabyaye indaya n'imbobo nanera amabuye. Umwana kumuha buri kimwe cyose akakunanira. Jewe ntago bwari bwo buzima bwanjye. N'ubundi wari wabigiye. Hari abantu benshi babijyamo atari ubuzima bwabo cyangwa se atari ingeso bafite, bakabijyamo kubw'ubuzima. Kuko abantu benshi bakunda gutuka bariya abantu, ugasanga nk'umuntu aratambutse ngo dore cya kiraya, bakaba banamukubita cyangwa se ntago bwari bwo buzima bwanjye. Kandi wenda atari bwo buzima bahisemo. Je ntago bwari bwo buzima bwanjye. Je numvaga ubuzima bwanjye ari ukuba umuririmbyi, amuvuga butumwa, nkaba nyine umunyamasengesho, kuko nibyo bintu nakuranye. Najyaga mba ndi n'ahantu banumye nko kuvoma nkahagarara nkareba ukuntu umuntu ajya abwiriza ku rusengero, nkivugisha nkavuga Bibiliya. Je nibyo bintu nakuranye. Buriya buzima nabwinjiyemo kubera ko nabonaga ko byanze, ariko n'ubundi mbugezemo burananira biranga, kuko n'ubundi nabonaga 5 nkarya mu kwezi kugashira. Bya 5 byashira nkongera kwibuka kujya gutega kuko byashize byancanze. Ubwo rero najyaga yari uko nashiriwe byanyobeye. Ntago bwari bwo buzima. Tuza kugana ku musozo w'ikiganiro cy'ubuhamya bwawe, kuko ufite ubuhamya burebure umuntu ashobora nko gukora mu season. Mu by'ukuri n'ubu umuntu akureba umeze nkaho ugifite ihungabana. Mu by'ukuri uyu munsi wa none ubuzima bwawe buhagaze gute? Ko wabaye mu buzima bumeze gutyo, ubuzima bw'umubabaro, ubuzima bw'urushako rubi, n'uyu munsi wavuze ko nta rugo ufite cyangwa se nta mugabo ufite. Uyu munsi uriho ubuzima bumeze gute Diane, ko n'umuntu akureba gutyo uri kuvuga akabona umeze nk'umuntu utari wakomera? Gukomera byo ntago navuga ngo uzakomera utakomeretse. Gukomera byo nta muntu ukomera kuri ubu buzima. Sibye Imana yonyine ikomeza umuntu. N'abiyemera bagashaka kwigira abantu bakomeye, ntacyo bakomeyemo. Imana itagukomeje ntiwakomera. Ariko jewe mbana n'umwana wanjye maze imyaka 2 n'igice nandukanye nawe. Umaze imyaka 2 n'igice yonyine? Uvuze ngo ni imyaka 2 n'igice gusa umaze? Hafi 3 nandukanye nawe. Akazi kanjye nivuga butumwa no gusenga. Niko kazi nkora, niko kazi kantunze, niko kazi kambeshejeho. Ubona bivamo, ubona Imana igushyigikira ubuzima bugakomeza? Yego, bigenda biza gake gake. Niki Imana yaguhamagariye nta kandi kazi ugira wenda washobora nko gukora? Oya, nagakora, nkabonye nagakora, ariko mu gihe kataraboneka umuntu arakomeza n'iby'Imana nibihagarare, ugakomeza ugasenga. Wiyumvamo cyane, wumva ariyo domaine yawe kuvugira Imana? Je mbyiyumvamo cyane. Ngyiyumvamo. Ntabwo umeze nk'aba bavuga butumwa bariho muri iyi minsi bavuga Imana ariko banayibeshyera? Oya, je mbyiyumvamo, mba numva nyine bindimo. Kuba nabwiriza, kuba nasenga, mba numva nyine ari byo bintu bindimo, nkumva n'umwana wanjye yakurira muri uwo murongo, cyane ko mfite amahoro. Kandi nyiri hanze na mahoro nari mfite, n'ubundi nari mbabaye. Rero yo kwa Kristo ubabaye, yaravuze ngo arushye n'abaremerewe mwese muze munsange mbaruhure. Diane, niba atari ibanga ufite imyaka ingahe? 25. Ufite imyaka 25? Yego. Umuroho wawe wose wawugize ufite iyo myaka ingana gutyo? Imyaka mike cyane. Reka tukubwira ngo komera kandi wihangane. Ubwo wafashe umwanzuro wo gukorera Imana, ntekereza yuko nta muntu wakoreye Imana ngo yikorere amaboko
nubwo wenda wagezeho igihe kikagera ukarambirwa ukumva wabivamo ukumva wareka Imana, ariko ntekereza ko aho ugarukiye mu murongo uyu munsi ari bwo uri kubona ko Imana ari yo yonyine ushobora guhereza umuntu amahoro ndetse n'ibyishimo biruta iby'abantu bamuha. Reka tunizere ko wenda icyifuzo wagize cy'uko Imana yaguha urugo rwiza, Imana izaruguha. Tubwire abantu wenda badukurikiranye kuri shene zacu, nyaboneka musengere Diane yaciye mu mubabaro mwinshi, ariko mu musengere Imana izamuha urugo rwiza. Uzabona umuntu uzajya yita Radi, uzabona umuntu uzajya uruhukiraho umutima, nawe ukishima ukavuga uti Mana nanjye ndasetse. Ariko uzi kubaho ubuzima bumeze gutyo ukazarinda usaza udasetse. Diane ubundi ugira igihe ugaseka ukishima. Iyo mbonye umwana wanjye, Iyo ubonye umwana wawe nibwo wumva wishimye ukumva urasetse, ukavuga uti Mana nanjye basi hari icyo nduhukiraho. kuko hari utuntu aba anganiriza duke duke nyine bigatuma nishima. Nta kindi kintu kijya kikunezeza muri iyi si? Ntacyo. Ntacyo? Nariye nanywese umwana wanjye afite amahoro nta kibazo. Igihe nyine anganiriza, ndi mu rusengero mba numva ndi mu kindi gicu nyine, hari n'igihe mba numva ntataha, numva nyine nagumayo. Mu rusengero rero hari amahoro wumva wakigumirayo. Nasohoka nataha nyine ubwo nkicuza n'icyatumye mvayo. Ni cya gihe umuntu aba ari no gutekereza ibigeragezo wenda biriho bigutegereje hanze, n'iki byose ukabitekerezaho kumva wakigumira aho wari uri. Hanyuma Diane, reka tugushimire ko waje hano ku butumire bwacu, kandi tukubwire ngo komera. Yego. Wenda tuzagaruka mu kindi cyiciro ubwiriza ijambo ry'Imana utari kuvuga ubuzima bwawe cyangwa se ubuhamya bwawe byakubayeho, kuko njye ndakuzi neza ko iyo uri kuvuga Imana uyivuga uri mu kirere cyo hejuru, utari kuvuga nk'uko nguko uri kuvuga ubuhamya. Yego. Ubutaha tuzakuzana uhanurira abantu kuri kamera, wenda abantu bashobora kubona gutyo bakagira ngo ibyo uri kuvuga nta bikurimo, cyane cyane ibyo byivuga butumwa. Rero tuzagutumira kuri kamera uzubwirize abantu. Hanyuma hari umuntu ushobora kuba abonye Diane akumva yarabayeho mu buzima nk'ubwo nawe yabayeho, nawe uraza kutwandikira muri comment cyangwa se uduhamagare kuri nimero ubuze gusanga kuri screen, nawe uzaze utubwire niba uko byibura hari aho Imana yaba yaragukuye, cyangwa se hari icyo Imana yaba yarakoze, cyangwa se uyu munsi ikaba nta n'ikirakora, nawe uzutambutse ubuhamya bwawe, kuko hari abantu baba baraciye mu buzima nk'ubwo Diane yanyuzemo ariko batarakomera cyangwa se baranakomeye, bakaza bagahumuriza abandi. Niyo mpamvu tubazana kuri kamera kugira ngo muhumurize abandi baba baraciye mu buzima nk'ubwo ngubwo. Hari umuntu uri mu ubwo buzima waciye mu buzima bw'uburaya akavuga uti ngewe nibwo buzima bwanjye, ariko kandi hari n'ubundi buzima Imana yamuremera atari uko yabaho ubuzima bw'uburaya. Hari abantu baba barabanyuze mu ubwo buzima atari bwo bahisemo, kigera abantu bakajya babatuka bakabavuga bakanywa ibiyobyabwenge, ariko twibutsa abantu ko hakiri ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro cyane. Igiti naho cyatemwa kirongera kigashibuka. Waciye mu buzima bwo kwangwa n'ababyeyi, gusuzugurwa, gutocaringwa, mbese waratotejwe bihagije, ariko ndagira ngo ngukomeze nkubwire ngo haracyari ibyiringiro, kandi ubuzima bwawe buzakomera, uzaba umuntu ukomeye. Nawe ubwawe ujye wihanurira mbere y'uko uhanurira abandi. Uzaba ukomeye, uzaba umugore w'igitangaza, uzaba mwiza. Hari ukuntu umuntu akureba akabona utari mwiza kuri we, ariko hari uzareba ayo maso yawe avuga uti ayo niyo nari nkeneye. Nareba iyo sura yawe avuga uti iyo niyo nari nkeneye. Nareba indesho yawe avuga uti iyo ndesho ufite bavuze ngo uri umutwa cyangwa se bavuga ngo umutwakazi, ngewe ibyo nibyo nari nkeneye. Avuga uti wowe Diane ni nawe nari narasengeye. Rero haracyari ibyiringiro n'abandi bantu bari bameze nkawe cyangwa se bameze nkawe mu buzima nk'ubwo wari urimo n'uyu munsi urimo, ariko ubwo urimo uyu munsi icyo dushimira Imana nuko burimo gusenga cyane, nuko burimo n'amasezerano y'Imana. Rero nanjye reka nguhanurire nkubwire ngo Imana igufitiye imbabazi, Imana iragukunda, Imana ikubereye byose. Uzakomera muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo, uzaba umuntu ukomeye, uzagera kure, ijwi ryawe rizamenyekana ku isi hose, ndetse uzagira igikundiro gisumbye icyangiro wagize. Yego. Rero Imana iguha umugisha. Ntekereza ko iyi ari message dutanze ku isi hose, n'umuntu wese uzakurikirana ubuhamya bwawe, wenda tuzagenda twumva n'ibitekerezo by'abandi,
Diane tuvuge ngo Yesu agukomeze kandi aguhe umugisha. Hari umuntu ushobora kukubona akavuga ngo Diane ndumva mukunze cyangwa se ndumva navugana nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tanga nimero za telefone. Nimero ni 07 942 43 97. Yego. Urakoze cyane Diane. Yego namwe murakoze. Reka wenda dusoze dusenga. Yego. Uri Imana kwizerwa, uri Imana kwiringirwa. Twongeye kugushimira nyagora ku ngoma ku buntu n'inama tugira, turongeye turagushimiye. Rengera ubwoko bwawe, urengere abayobozi b'igihugu cyacu, urengere abagituye n'abakigenderera. Reka utange amahoro n'imigisha mu bwoko bwawe. Dusenge abatagira shinge na rugero kugira ngo uzubabere rugero. Dusengeye abari mu buzima bw'ubwihebe kugira ngo nyagora ku ngoma ubahe ituze n'ihumure. Ndakwinginze we gihanganje ujye uhangara ibyananiwe guhangika. Ndakwinginze we n'ujye uhangarwa ahubwo urahangara. Wewe witwa igitangaza n'ujye utangara ahubwo uratangaza ubwoko bwawe bugatangara. Ariko ndakwinginze kugira ngo wongere Uwiteka, wongere uturebe utwishimire. Nyagora ku ngoma dore tugiye gutandukana kubw'imibiri ariko kubw'imitima tugumane. Ndakwinginze kugira ngo turinde Satani muhozi. Urakoze urakarama rero, twavuga byinshi nk'abana b'abantu ariko nituvuze byinshi kuko twebwe twasaba nabi ariko ibikwiye abagenzi mu rugendo urabizi. Urakoze urakarama rero, icyubahiro n'icyabono n'iteka ryose. Amen.